mbere n'abagize komite ari henshi cyane dufite abagabo bayoboye umugoroba y'ababyeyi, ariko uyu nguyu ndabona rwose ni Jean de Dieu, ni n'umusore nuwo gushimwa cyane na komite yose. Urabona ko rwose barajya kungana, ni byiza uburinganire no muri komite n'ubwuzuzanye. Biraboneka ko komite ibayoboye igira uruhare rukomeye kugira ngo umugoroba ugende neza. Buri ubuyobozi bwiza budufasha kugera kuri byinshi. Ubwo uruhare ni urwanyu, ni runini, ariko n'abaturage beza mukorana nabo tukaba tubibashimiye cyane. Nkaba nashima uburyo mugira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo dufashe ababa batishoboye, iki gikorwa cyo kwishakamo ibisubizo, mugatekereza kuba mwaremera abadafite ubushobozi bwo kwiyishyurira mituelle de santé. Biragaragara rwose ko impanuro n'inyigisho duhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu mwebwe mubishyira mu bikorwa, nabyo nibyo kwishimira. Uyu munsi rero nanjye nkaba nejejwe no kuba ndi kumwe namwe mu mugoroba w'ababyeyi wabaye hirya no hino mu gihugu hose. Bikaba biri muri gahunda y'ubukangurambaga Vice Mayor yaramaze kubabwira, bwatangirijwe i Kirehe. Mukurikira radio, ninde wabutangije? Abakurikiye, ninde wabutangije ubukangurambaga bwacu? Ntimumbwiye ko mukurikira radio? Ndabafashe. Nimufite radio cyangwa mwiyumvira izo hakurya hariya? Ubukangurambaga bwacu rero ku miyoborere myiza n'imibereho myiza mu muryango bwatangirijwe Kirehe, mu karere ka Kirehe ni intara y'Iburasirazuba, ku itariki ya 11. Bukaba bwaratangijwe na Madame wa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Jeannette Kagame. Murabizi neza ko mu bintu ashyize imbere ari umuryango mwiza, umuryango urimo ababyeyi bumvikana, bigatuma n'abana bagira uburere bwiza. Reka tumushimire cyane kubera uwo mutima mwiza we. Kandi tukanaboneraho no gushima umukuru w'igihugu cyacu Nyakubahwa Paul Kagame. Muribuka ko yiyamamaza hano muri Rubavu, ya ndirimbo yacu dukunda cyane, nawe yivugiye ko ari kumwe namwe, abafite ndandambara yamutera ubwoba. Ndayo rero igisigaye rero ni ukuvuga ngo turamufite, aradufite, aratwifuriza ibyiza, aratwifuriza kugira imiryango imeze neza. Icyo dusabwa ni ugushyira mu bikorwa, ni ukumva inama nziza duhabwa n'abajyanama b'ubuzima. Yatubwiye ikiganiro cyiza cyane ku isuku, atubwira uburyo dukwiriye no kuba dufite mituelle kugira ngo unarwaye ubashe kwivuza. Rwose ikintu cyitwa mituelle n'abajyanama b'ubuzima turabashima cyane uburyo mukora cyane, murafasha kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Yanatwibukije yuko dukwiriye kuba twirinda icyatuma turwara za ndwara zituruka ku mwanda. Yego dufite mituelle, ariko twirinde ibyo tuzi bishobora gutuma tujya kwa muganga. Nyine kwirinda biruta kwivuza. Tujye twumva rero inama batugira, kandi n'igihe duhuye n'ikibazo tukabagana. Yigeze no kuvuga, niba wigeze kuvuga inshuti z'umuryango. Inshuti z'umuryango zo muri uyu mudugudu wa Kabarora zirihe? Zirahari? Aha, inshuti buriya dore muranicaranye. Umujyanama w'ubuzima n'inshuti y'umuryango ni uguhora muri kumwe, kuko turuzuzanya. Ibyo bakora, ibyo mushinzwe, inshingano zanyu ziruzuzanya, zirashaka kugira ngo tugire umuryango ukomeye. Kandi
niyo gahunda, ni nako n'igihugu cyacu kibibona. Umuryango niryo shingiro rya byose, kuvuga ko umudugudu kandi niho hasi hashoboka dushaka kugira ngo dushyiremo imbaraga, tuzamukire rimwe, tuzamukane. Tukaba rero nanjye kuri uyu mugoroba w'ababyeyi by'umwihariko twarifuje kugira ngo tuganire ku isuku. Françoise yabivuze neza, ingamba mwafashe, ziriya ngamba Françoise nabo muri kumwe muzikomereho pe, muzikomereho, ariko dusabe buriya niyo Françoise na bagenzi be bajya mu ngo, ntago azaza ngo agukorere isuku, akwiriye kubasanga bimeze neza. Tubasabe rwose Banyarwanda, Banyarwandakazi, babyeyi, tugire isuku mu ngo, tuyitoze n'abana bacu, kuko uko tuzaba nidukura dufite isuku, n'umwana nta kabuza azakwigana. Mwari muzi ko ari twe barimu ba mbere ku bana bacu, ariko usanga bibabaje iyo tubona abana badasukuye. Hari uwigeze kuvuga ngo iyo ufite isuku wumva nyine nawe wumva ufite agaciro, ukagenda ugatambuka ukumva umeze neza. Rero tubasabe rwose isuku ndayibona ku maso, urabibona. Twizere yuko rwose tugomba kuyigira umuco, tukayigira umuco, tukamenya ko dukwiriye gusukura umubiri wacu, dukwiriye kwambara imyenda isukuye, dukwiriye koza amenyo, dukwiriye kujya kurya tumaze gukaraba, wava mu bwiherero ugakaraba intoki. Rwose biba umuco, kandi tubitoze n'abana bacu, tubitoze n'abana bacu, kuko mu kanya ubwo twari hariya hari umubyeyi wari ufite umwana, tumuhaye kinini cya vitamine, umwana ararira cyane. Nyine umwana wabonaga ko imiti ayizi, yayitinye. Tumubaje tuti ko imiti asanzwe yaranyoye imiti myinshi, ati umwana muto utarageza n'imyaka 2. Tutese byagenze gute? Ngo yararwaye cyane ngo akiri muto. Tuti yarwaye iki? Ngo impiswe. Tuti ubwo urumva byaraturutse kuki? Si umwanda. Umubyeyi yambereye imfura, ntago yahakana, arambwira ati koko ni umwanda, ati ariko nisubiyeho isuku nayigize umuco, ndetse n'akarima k'igikoni no kumugaburira neza, ubu nsigaye narabyitayeho. None mwaretse tukagira isuku mbere yuko abana bacu barwara. Uri abana bacu munsi y'imyaka 5 ni nabo bazahara cyane, kandi umwana buriya uri munsi y'imyaka 5 tugomba kumwitaho by'umwihariko, tukamwitaho mu mirire ye, tukamenya uburyo akwiriye kuba ahabwa indyo yuzuye. Babyeyi murabyumva, kuko turacyabona abana bafite ikibazo cy'imirire mibi. Nka Rubavu, iyo mbonye imibare nibaza Rubavu n'ukuntu ubutaka bwaho, imboga, ukibaza ngo bimeze bite. Twongere tugaruke rwose, tugaruke ku nshingano, tumenye uburyo tugomba kugabura indyo yuzuye, ariko noneho twite kuri wa mwana ukiri muto, kuva umubyeyi akimusama yiyiteho, yitabweho, kugira ngo azabyare umwana ushyitse umeze neza. Ariko noneho no mu gihe umwana akiri muto yitabweho by'umwihariko. Murabyumva? Kuko iyo ufite abana badafite imikurire myiza, ntabwo ushobora kwizera yuko mu myaka iri imbere tuzaba dufite abantu bakomeye batekerereza igihugu. Kuko iyo yagwingiye buriya biragoye kugira ngo n'ubwenge hagwingira bwa mbere ubwenge, nyine mu bwenge biba ari ikibazo. Niyo mpamvu rero babyeyi tugomba kwita cyane ku mibereho y'abana bacu, ku byo tubagaburira, uburyo tubakorera isuku, tukita kuri ya misarani, tukakora ku buryo twirinda na malaria, kuko babana mu kigero gito iyo akarwara kaje karabazahaza. Namwe murabizi, ababyeyi muri hano murabizi, n'abakiri bato muri hano, urubyiruko ndarubonamo. Namwe ni ngombwa ngo mubimenye mu gihe muzashinga ingo, mu gihe muzajya kubyara, mwe muzi uburyo umwana akwiriye kwitabwaho. Kuki isuku twakwanzura gutyo dushyigikira imyanzuro Françoise yatugejejeho, sibyo?
ubundi rwose bakomeze bajye banagenzura kugeza igihe tuzavuga ngo mu murenge, mu mudugudu wacu isuku yabaye umuco. Ikindi shaka kugarukaho ni ikijyanye n'amakimbirane mu ngo. Rwose urugo cyangwa umuryango twemera yuko ari ryo shingiro rya byose. Nta muntu utifuza kugira umuryango utekanye, nta muntu utifuza kugira umuryango, urugo ruteye imbere. Ariko ushobora gutera imbere hari amakimbirane, birashoboka. Uru rugero twabonye kandi tunashimira cyane umugoroba w'ababyeyi ko mwafashije. Biragaragara ko umugoroba w'ababyeyi nukora ugakomeza gukora neza, kandi tuzashyigikira iyi gahunda n'ibyo mwasabye mu bufatanye n'akarere, ari amahugurwa, ari tuzagerageza gushaka uburyo tugenda tubashyigikira, kuko murubaka umuryango. Nk'ubu iyo mutahaba ruriya rugo rwari rugiye. Ariko nanone tukavuga ngo abantu bakuru tujye twirinda ibishobora gutuma dusenya. Umusaza yivugiye, yaragiye ariko ntacyo yasanzeyo kidasanzwe, aragaruka. Ariko buri ibyangiritse hagati aho birahari. Wasanga n'abana hari bibazo byabayemo, wenda bamwe bakajya mu mihanda, abandi bakaba baravuye mu mashuri. Ni ukuvuga ngo babyeyi, twebwe ababyeyi tukwiriye kuba twicara tukavuga ngo ibyo ngiye gukora bifite ingaruka. Icyo ukoze cyose jya umenya yuko kigira ingaruka, bitari kuri wowe gusa, bigira n'ingaruka kuba wazanye kuri iyi si bataranabigusabye. Dukwiriye rero kuba twicara tukavuga tuti ibyo tugiye gukora bibi, kandi umuntu abijyama, buriya abijyama azi ko ari na bibi. Tujye tugerageza twirinde, turebe uburyo ingo zacu zasugira, zabamo amahoro. Kurwana, nizere ko rwose abantu batakirwana mu ngo, ko ndumva mbizi ibyinaha, ndabizi kera bararwanaga, ariko wenda imyaka maze mushaka kuba mwarateye imbere. Nizere rwose ko ibyo kurwana Shandodi, ibyo kurwana nta bikihaba. Byaba ari nk'iki rwose. Nta muntu muzima, nta mugabo muzima. Ariko mwabonye ababyeyi ukuntu bahoberanye, ukabona urukundo ari rwose. Turifuza ko twajya dusaziye mu rukundo. Nta cyiza nko kuba umuntu wawe mukundanye, mushobora guhagarara imbere mukavuga ibyiza, mugatanga ubuhamya bw'ibyiza, kuko abo bana bose nitwe bazareberaho. Tusabe rero rwose, niyo haba ikibazo rwose ntazibana zidakomanya amahembe, niko babivuga. Niyo haba ikibazo hari inzira zo kubikemura. Mushobora kubyikemurira ubwanyu, mutanabishobora barahari, n'inshuti z'umuryango zirahari, n'abajyanama b'ubuzima. Hari icyo tudafite, mushobora no gushaka n'inshuti mukayigezaho ikibazo, ariko mukagikemura neza. Kera banabikemuraga n'abana ntibazarabukwe, ntibamenye ngo bimeze gute, kuko abana iyo babonye ibibazo turimo bibakoraho, bibabuza kwiga, bibabuza gutekereza neza. Rwose nsabe nkomeje nk'umuntu ushinzwe umuryango, nsabe nkomeje ko umuryango ukwiriye kutubera igicumbi cy'amahoro, cy'ubwumvikane, cy'ubworoherane, cy'urukundo. Hanyuma nsabe kandi ko abantu bajya babana baciye kwa gitifu akabamenya, akabasezeranya. Cyo nacyo nizere ko mukirebaho buriya. Kandi mbibutse ko muri aya mezi abiri y'ubu bukangurambaga hari gahunda rwose yo babandi bacikanywe. Gitifu akwiriye kuba baha gahunda y'uburyo agiye kubasezeranya,
umugore n'umugabo bemewe n'amategeko banditswe mu gitabo cy'inyandiko zo gushyingirwa. Murumva? Ikindi kangaruke ku bana n'inshuti z'umuryango zibyumve, ntabwo dukwiriye kuba dufite abana batanditswe. Kwandikisha abana, ubundi umwana iyo yavutse itegeko rishya ryabigize iminsi 30, ukwiriye kuba umwandikisha utarengeje iminsi 30. Iyo mwashyingiranywe rero si ngombwa ko mwese mujyanayo. Umugabo, reka wenda tuvuge umugabo, mu gihe umugore akinaniwe, umugabo aba akwiriye kujya kwandikisha umwana. Niko bimeze. Ubanza ibyo ngibyo abagabo barabyitabira, ariko bishoboka iyo mwashyingiranywe. Iyo mutashyingiranywe rero biba bisaba ko mujyana mwembi, mukajyana mwembi, mukajya kwa executive, ubwo akabandika, agira aho abandika mu gitabo cyabugenewe. Ariko muri no minsi hari n'ababyara utazi umugabo ngo ninde. Icyo gihe yabyaye umugabo, nizere ko executive wowe utashobora gusubizayo umuntu ngo nasubira ajye kuzana uwo babyaranye. Hariho hamwe babikora, ariko baba bica amategeko. Nukuvuga ngo wowe iyo wabyaye umugabo wawe atazwi cyangwa se atamwemera uyu munsi ko ari we se w'umwana, ntago bikubuza kujya kwandikisha umwana. Uragenda ukamwandika, bakamukwandikaho. Icyakora tukagukangurira gushaka uburyo na se w'umwana amenyekana. Ashobora kumenyekana ku neza, yabyemereye akaza akaza ku mwanditsi w'irangamimerere akamwandika, cyangwa se akamwemera ku bw'amategeko. Ku bw'amategeko dufite inzira ushobora gucamo, ushobora guca mu rukiko. Muzi neza ko dusigaye dufite n'uburyo bwa gihanga. Niyo yakwanga akavuga ati singe waguteye inda, hari uburyo bwo gupima amaraso, bagafata amaraso y'umwana, bagafata n'amaraso ya se. Icyo gihe iyo bayapimye, ibyo byo ntibyibeshya, tumenya ngo uyu n'uyu ni we se cyangwa se uramubeshyeye. Murabyumva? Ubwo rero ntabwo twifuza ko hagira umwana w'umunyarwanda usigara atandikishijwe, kuko kwandikishwa ni uburenganzira bw'umwana, kuko icyo gihe yanditswe n'igihugu kiramumenya. No muri rya genamigambi guteganyiriza abantu runaka dufite mu mudugudu biratworohera, kuko tuba tuvuga ngo mu mudugudu uyu, mu kagari, mu murenge, mu karere, dore abantu barimo n'aba, kuko tuba tubafite banditse. Tukaba tunifuza mu minsi ya vuba ko ndetse kwa kundi tubyarira kwa muganga, guhera aho ngaho umwana yakwandikwa, bigahita bijya no mu bwanditsi bw'irangamimerere, bikadufasha. Ibyo nabyo nitumara kubinoza neza muzabigezwaho. Ubwo bizajya binatuma na babandi bakeya basigaye batabyarira kwa muganga babyarirayo. Cyakora turashima ko 90 nta kuzamura 91% basigaye babyarira kwa muganga. Aha ariko bikangeza ku kibazo dufite muzi cy'abana bato bahohoterwa, bagasambanywa, bagaterwa inda. Nsabe rwose ko umwana utarageza 18, umwana yaba umukobwa yaba umuhungu, ntakoreshwa imibonano mpuzabitsina. Uwabikoze abakwiriye kujyanwa mu buyobozi. Hari polisi, hari Isange One Stop Center dufite hano ku bitaro bya Gisenyi. Mujye mubagana babafashe ari mu bijyanye n'ubuzima ndetse no mu bijyanye no kuba bene abo bantu bakurikiranwa, kuko dusanga ko ntabwo iki kibazo dukwiriye kukihererana. Ababyeyi tubasabe mwe kuhishira, ariko nanone mu gihe umwana yahuye n'ikibazo nk'iki ngiki, mwe kumutererana ngo mumwirukane, ngo mumugire igicibwa. Aba yahohotewe, abakiri muto, mukwiriye kuba mufatanya kureba uburyo ikibazo cye cyakemuka. Ndabona rero imvura igiye kugwa, nahinira ahangaha, ibisigaye muzakorana
n'akarere ndetse n'umurenge n'izi nzego zibegereye, mbashimira cyane uburyo mwitabira gahunda za leta, mbasaba ngo mubere urugero n'indi midugudu yaba ibegereye idakora neza nk'amwe, kandi nifuza yuko rwose uburyo mukora akarere bibaye na ngombwa kajya kanafata abantu bakaza bakabigiraho, cyangwa se namwe mukajya gusobanurira n'abandi uko mwabigezeho, kuko mu executive arabashima, kandi natwe tubonye uburyo abagabo abagore muri mu mugoroba w'ababyeyi ni ikintu gishimishije. Ahandi hari aho babiharira abagore gusa, ariko nyamara umuryango ntureba abagore gusa, uratureba twese, urareba umugore, urareba umugabo. Nkaba ngira ngo rero nkomeze mbibashimire, kandi mbabwira ngo mukomerezaho, murimo kubaka igihugu cyanyu, kandi uhinga mukwe ntawasiganya. Mureke rero dukomeze twiyubakira igihugu cyiza, twiyubakira umuryango twifuza, umuryango w'agaciro, umuryango uha uburenganzira ari umugabo, ari umugore ndetse n'umwana. Murakoze cyane.